Uwitwa Jennifer nta kindi kintu ari kuzana mu matwi y'abanyarwanda sibyo uburozi. Ibyo bihangano byewe twakunze ntago ajya kubishyira ku isoko twigeze tumuha komande. Yabizaye. We ntago wavuga gutyo. Ariko se wanditse. Njewe Theo hari ahantu nzi hari yazanyagatovu yajyaga za gusambana n'abakobwa baho. Akazana moto ndabivuga mbizi. Akazana moto. Akubwe kari mu byago. Buretse ari mu byago. Uzi ngiye mfite ibingana iki? Noneho kugira ngo abashe kwinjira mu nzu y'aba bakobwa yambaraga mu wa mukobwa akinjirana mu nzu. Yambaye kasike. Yamara kwinjira mu nzu ya kasike bakayambura wa mukobwa bakayisubiza bakayambura Theo bakayisubiza nde? Bakayisubiza umumotari. Ese ubwo bustari aho Imana yagukuye naho yari kugejeje wagombaga kuyihumura kugenda utera abana b'abakobwa mada. Naho kumbwira ngo ngewe nzatabara ngo ntabaye Theo ngo kuko ngo hari ibyiza yakoze cyangwa ngo hari ibyiza ngo byamuvuyemo, nta byiza byamuvuye ahubwo yabereye igihombo leta kuko hari ibyo hari abana b'abakobwa yarijije amarira, hari abagore yarijije amarira. Ibyiza yakoze yabikoreye nde? Uyu mugore yava mu mwicanyi ruharwa. Amenyo yawe yo mu kanwa yagiye he ko mbona hejuru mbonye ibipangu nta nubwo naye nabibonye ndagira ngo wenda uze kunsubiza niba ntacyo bigutwaye. Jennifer ano menyo yawe yo hejuru yagiye hehe? Babwiye ngo nukorera amafaranga uri umugabo ugakunda abagore uzamenye ngo ubitsa amazi n'umuriro. Unyite antivirus nda antivirus yo gutangira iyo virusi uwitwa Jennifer arimo aragenda nyanyagiza mu bantu. Antivirus yo kuza nkica utwo dukoko tw'uburozi uwitwa Jennifer arimo araza agacira mu matwi y'abanyarwanda. Antivirus yo kuza nkagarika uwo munabi n'uwo mujinya n'ubwo bugome bw'umuntu witwa Jennifer. Buri kwezi uzajya wishyura miliyoni 1.5 za buri kwezi. Wayabona? We Jennifer kano kanya uba muri gato yangahe? Uba mu nzu wishyura ngahe? Nimba utaho no mu nyengero wenda za Kigali kugira ngo ujye kuba mu tugeto tw'ibihumbi 20. Uwakubwira ngo wishyura miliyoni 1.5 buri kwezi. Wayabona? Ujye wumva ufite umutima mubi we Jennifer muri we wumva umutima wari mubi. Wicira uburozi ngo uzubushyire mu banyarwanda. Sibyo? Mujye wumva hari umutima mubi ufite muri we wiza ngo ucire uburozi ubucire mu banyarwanda wamfura we. Nta rundi rwango ariko nibiganiro ujye ukora ujye ubanza kubisukura ubwo ngiye gukora iki? Ngiye kuvuga iki? Kirangiza ubuzima bwa bangahe? Ese niba icyo kigono cyarerebwe wenda n'abandi 50,000 uza abantu wayobeje kuntu bangana. Yes, nongeye kubasuhuza mbani ikaze kuri mwaka nsabuzwa kuri YouTube channel Ela Nation TV takingira Rwanda inkuba ku butaka indeba kuri muri showbiz umwami imihanda inshuti ya diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mu ndane. Nizera ko mumeze neza ari mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'igihugu. Nizere yuko mumeze neza. Nongeye kwitereka ku makuru agiye atandukanye muri no mihanda ariko nanone niterekeye ku nkuru imwe ku muntu nabonye wakoze inkuru mbona yuzuyemo ubunyamanswa mbona yuzuyemo umunabi umujinya n'ubugome budafite aho bushingiye. Murabizi uko mu minsi yashize uwitwa Theo bose babireba yaje kuri kamera akora ikiganiro nakita ngo ni ikiganiro cyo kura cyangwa se ni ikiganiro gikurura amarangamutima y'abanyarwanda aho yagaragazaga yuko umugore we umaze igihe arwaye impyiko ubu ngubu ubushobozi busa nkaho bumaze kuba bwamukamana cyangwa se busa nkaho bumaze kuba bwamushirana ndetse yaka ubufasha ku banyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse nago byahereye aho hari n'abandi bantu baje bagira inyunganizi cyangwa se bagira uruhare mu gusabira ubufasha uwitwa Theo bose babireba. Nyirango n'uwitwa Kazungu Kabosi nayo wari wabanje kwanga gusabira ubufasha Theo akaza muvuga nabi ngo yiriraga ibyana ngo ageraga gute. Wabonye yuko byarangiye nawe ajye mu bari w'abantu barimo barasabira uwitwa Theo bose babireba ubufasha mwuka byaramwe. Ko umuntu yagira ibyago nagari ibintu aba yateganyije nagari ibintu bikomoka cyangwa se bimuturukaho umuntu ashobora kugira ibyago yakururiye ariko ari n'ibyago biza cyangwa se ibibazo biza ukabona yuko ari ibibazo bitari byateganyijwe kandi kuko ukabona ko uwo muntu akeneye abantu nk'uko byaramwe. Ku munsi w'ejo wakoze ikiganiro ni kuri YouTube channel yitwa Urugendo TV nemera nyirayo cyangwa se umuhungu ukoraho cyane n'imfura bamwita Nepo ndamushima cyangwa se ndanamusuza kano kanya. Ni ikiganiro wakoresheje umwe mu badamu kano kaya sinzi nimba ari umufemeri cyangwa se ari umudamu cyangwa se ari umukobwa muraza kunsobana muri comment witwa Jennifer. Uyu mugore witwa Jennifer bamukoresha ikiganiro nayo nk'umukomanteri cyangwa se nk'umukomanteta cyangwa se umuje gutanga comment
kuri kino kiganiro cy'umuntu witwa Theo bose babireba cyangwa se muri ino saga iri muri ino mihanda y'umuntu witwa Theo bose babireba y'abantu barimo baraka ubufasha wabwakira witwa Theo bose babireba. Uno mugore yavuze amagambo nyabonamo ubujyamanswa, nyabonamo umutima mubi, nyabonamo ubugome. Ndibaza ni subundi abantu twaje kuba iki ko twaje guhinduka byaje kugenda gute kugeraho uza ugapfobya umuntu utamuzi, uza ugafata ibyo yararimo arapanga ukaza ukabisenya utazi uwo muntu, uza ukagaragaza yuko uwo muntu ari umuntu mubi adakwiye kuba yafashwa. Ndazo kuba prayingira ano majwi y'uyu mugore bita Jennifer mu nyumvire cyangwa se mu mbwire mwoko abyaramwe kamanza na praying wenda ibindi bivugeho nyuma. Uyu mugabo kubera iki abanyarwanda batari kumukunda kandi ngo barakunze ibihangano bye bakunze mbere na mbere bibonye gute ubutabazi bwari ariko ibyo bihangano bye twakunze ntago ajya kubishyira ku isoko twigeze tumuha komande yabizaye ntago wavuga gutyo ariko se wanditse ngewe Theo hari ahantu nzi hari yazanyagatovu yajyaga za gusambana n'abakobwa baho akazana moto ndabivuga mbizi akazana moto ariko kari mu byago buretse ari mu byago uzi ngiye mfite ibingana iki noneho kugira ngo abashe kwinjira mu nzu y'aba bakobwa yambaraga mu wa mukobwa akinjirana mu nzu yambaye kasike yamara kwinjira mu nzu ya kasike bakayambura wa mukobwa bakayisubiza bakayambura Theo bakayisubiza nde bakayisubiza umumotari. Ese ubwo busitari aho Imana yagukuye naho yari kugejeje wagombaga kuyihumura kugenda utera abana b'abakobwa amada naho kumbwira ngo ngewe nzatabara ngo ntabaye Theo ngo kuko ngo hari ibyiza yakoze cyangwa ngo hari ibyiza ngo byamuvuyemo. Nta byiza byamuvuye ahubwo yabereye igihombo leta kuko hari ibyo hari abana b'abakobwa yarijije amarira, hari abagore yarijije amarira. Ibyiza yakoze yabikoreye nde? Turanamushimira yuko yabaye umusitari akibuka no gukunda umugore we n'abana bakanabubakira. Turamwibutsa turamushimira ko atigeze aba umusitari ngo ate wa mugore n'abana agenda agiye gutesha abandi umutwe. Ba bana tubabone bari hariya babuze mitiweli babuze iki urumva. Rero kumbwira ngo uriya mugabo ngo ari gutaka ngo umuhaye ngo 5 ngo umuhaye 10 ayo wakoresha yagiye he? Ngiye narababwiye ngo nukorera amafaranga uri umugabo ugakunda abagore uzamenye ngo ubitsa amazi n'umuriro. Uyu mugore bamwita Jennifer ndagira ngo manze mwibariza ikibazo kimwe ariko nukubaza amenyo yawe yo mu kanwa yagiye he ko mbona hejuru mbonye ibipangu nta nubwo naye nabibonye ndagira ngo wenda uze kunsubiza niba ntacyo bigutwaye. Jennifer ano menyo yawe yo hejuru yagiye he? Muri comment bajuraga ngo ibyo Theo ari gucamo wasanga ari ahazaza hawe. Umve yuko uno mugore amagambo yaje akavuga nta muntu wayitaho cyangwa se bamubonyemo ubugome. Undaraza aravuga ngo uyu mugore yava mu mwicanyi ruharwa, uyu mugore yava mu mwicanyi ruharwa. Iyi ni commentaire, ni comment y'umuntu yaje atera kuri post nimo ndagira gute narindimo ndabumvisha agaho kari ku wundi karahandurika ukuri kuraryana cyangwa se iyo utanze ukuri ari benshi ugira gute bibabaza. Undaraza aravuga ari no jambo no comment nago nayisoma mu mbabarire kuko nago nakishimira kuvuga no magambo mu kanwa kanjye. Ubu ni ubugome natinya kuvuga yuko ari ubugome ndenga kamere mwuka byaramwe witwa Theo bose babireba yaraje agaragaza gahinda ke ndetse tubona yuko ari umuntu w'umugabo utangiye kuba yakura amaranga mutima y'abanyarwanda. Uwitwa Mutesi Scovia n'abandi bantu bagiye batandukanye baraje baritereka basabira ubufasha uwitwa Theo bose babireba bagaragaza yuko ari abantu bakunze ibihangano by'umuntu witwa Theo bose babireba bavuye ku biyobyabwenge bavuye ku nzoga baretse gusambana baretse kugira gute. Agaragaza yuko uwitwa Theo bose babireba hari agaciro muri societe nyarwanda afite ubufasha ugomba kumuha haba abaturage haba leta haba abahanzi n'abandi bantu bagize gute bagiye batandukanye. Ariko ku munsi w'ejo mbona inurumbutse y'umukobwa cyangwa se nimba ari umugore witwa Jennifer iraje igaragaza yuko witwa Theo bose babireba yahoze ari indaya cyangwa se yahoze ari umusambanyi ruharwa. Ndibaza ni cyakubabaje niki? Nukuba witwa Theo bose babireba yarasambanaga cyangwa nuko muba basambanye nawe wowe utarimo? Icyakubabaje nuko Theo bose babireba yari afite ingeso yo gusambana cyangwa icyakubabaje nuko mu bakobwa bose yasambanye nabo weho utarurimo
ikindi kintu byanashoboka wenda kutari type cyangwa se utari wenda no mu bantu uwitwa Theo Bosebabireba yareba cyangwa se yataho umwanya wabo ngagiye gusambana nabo. Nibyo kuko twumvishe saga nyinshi zagiye zigwa ku muntu witwa Theo Bosebabireba bamwe bavuga ngo yatawe muri yombi ngo asambanyije ngo umwana ngo hari umubyinnyi we ngo witwa Theo Bosebabireba ngo bamuciye muri ADPR. Izo ni saga zamuvuzweho, tukabona n'andi masaga menshi avuga ngo witwa Theo Bosebabireba yagaragaye ngo mu kabari ngo ari kunywa ngo inzoga, ngo yagaragaye ngo yugamye mu kabari ngameze nk'uwasinze yicaye ku ikese y'amavide y'inzoga. Izo ni saga zose zagaragaye ku muntu witwa Theo Bosebabireba, kandi nanone akaba ari saga zagaragara no ku wundi muntu uwo ari we wese mu gihe utangiye ku musitari. Bivuze ngo iyo utangiye ku musitari ni benshi baza bakuvuga, ni benshi bagushakaho amakosa, ndetse murabizi ko ari igihe kigeze kugira ikintu bita abapaparazi mu gihugu cyo mu Rwanda. Ibyo muzajya nibibaza umuhungu wanjye witwa Kamaro, muzajya nibibaza uwitwa John Kalisa John. Hari igihe kigeze kugira abaho ikintu cyitwa abapaparazi bagushakaho inkuru mbi kugira ngo baze bagusenye cyangwa se baguteranye muri rubanda no mu bafana bawe. Uno mugore kuza agatanga comment nk'iki cyangwa se akavuga amagambo nk'aya ngaya ku muntu witwa Theo Bosebabireba, cyo kwibaza ubu burinde uri iki, uri igiki ku buryo uzi ukavuguriza ibyo abandi bavuze, urinde uzi ugaciraho umuntu iteka cyangwa se ukamucura urubanza abandi bakurenze mu mazina, mu mafaranga, mu bushobozi, baraje bakakira ubufasha witwa Theo Bosebabireba. Nugushaka kuvugwa, nukwerekana ko uri mwiza, nukwerekana ibihango ufite mu kanwa, nukugira gute. Bivuze ngo hari igihe umuntu aza mu nkuru ukabona yuko ayizanyemo ubwana, ubujiji, ubucucu n'ibindi bintu bigize gute byinshi bigiye bitandukanye mwoka byaramwe. Cyo kwibariza abanze wenda muri rusange cyangwa se aba public figure ubundi utaratekereza kuba yasambana cyangwa se ngabikore muri no mihanda. Umuhanzi, public figure muri no mihanda utari wasambana kubera izina afite cyangwa tutari watekereza kuba yasambana kubera izina atangiye kugira, ninde ku buryo twaza tugacira urubanza umuntu witwa Theo Bosebabireba? Ese Theo Bosebabireba kuba yaragiye gusambana nabo bakobwa cyangwa se nabo bagore bibi impamvu yo gutuma umugore we yicwa n'impyiko? Ese amafaranga yakorewe witwa Theo Bosebabireba afite tugeretse tungaye muri Kigali wenda tuvuge ngo imiziki yinjiza amamiliyari. Ibaze ko Theo yatangaje ngo njyewe umugore wanjye buri kwezi banyaka 1.5 miliyoni zirenga zo kumujyana muri ni dialyse ni dialyse. Bivuze ngo uwitwa Theo Bosebabireba amafaranga amuvamo ni menshi. Bivuze ngo niyo yaba afite n'uturima yaba aratugurishije kugira ngo agire gute, kugira ngo abibashe kuba yavuza umudamu we. Bivuze ngo naga ibyo Theo Bosebabireba yakoze hagomba kubigwiramo inzira karengane ari we mufasha we. Umufasha wenda ntari muri no mihanda, umufasha nawe twigiye twumva muri saga zo kujya gusambana n'abandi bagabo. Shimye yuko wavuze ngo uwitwa Theo Bosebabireba ngo yabaye umusitari niyirengagiza famiye yarayubakira, niyatuma abana be bandagara, niyatuma bigenda gute. Byibura icyo wenda nakisabira mu bantu bajya bashyira ibiganiro hanze cyangwa se mu bantu dukoresha ibiganiro bya buri munsi, tujye tunayungurura tumenye ibyo tugiye kubaha abantu nibiki, kuko amagambo nk'aya abameze nk'uburozi, n'uburozi uri muraza ugatamika abanyarwanda. Ni nk'uburozi witwa Jennifer bafashe akaza gatamika nyine abana b'abanyarwanda cyangwa se abantu bari bafite umutima mwiza wo kuba bafasha witwa Theo Bosebabireba. Se nimva buryo ki uwitwa Nitapendo yatse ubufasha akanafasha, abitwa ba Richard ngo ngenda niba ari ngenda yo batse ubufasha bakanafasha, abitwa Mutesikovi abaje bagatanga ubufasha bakanasabira ubufasha witwa Theo Bosebabireba bande nabandi. Ukajya kubona inurumbutsi utaza iturutse, utaza ivuye, abafite amacano manini bifi binini bimwe biraza bikakira ubufasha witwa Theo Bosebabireba. We mu gihe no kubona census kugeza kuri tera ukorera icyo kiganiro byakugoye, ukaza kuvuga ngo ntago dushaka gufasha uriya muntu. Bivuze ngo ubu n'uburozi burimo uragenda utamika abantu, n'uburozi burimo uragenda ugaburira abantu ubereka yuko gufasha nta kiza kibirimo, ubereka ko gufasha ari ingeso mbi, ubereka yuko umuntu watse ubufasha ameze nabi. Bivuze ngo Theo Bosebabireba niyo yaba arakoze icyo kintu koko, niyo yaba yarasambanye koko, niyo yaba araciye umugore we koko inyuma, bivuze ngo ntago ari impamvu yo gutuma umugore we yicwa n'impyiko nk'abana b'abanyarwanda turebera. Impamvu mvuze wenda bino bintu ushobora gufasha ku giti cyanjye cyangwa se nkaza nkagira ubufasha wenda nanga ku rwanjye ruhande, ariko nanone harimo no gukumira, harimo no gukumira iyo virus witwa Jennifer aba yarimo nyagenda nyanyagiza mu bantu. Njye unyite antivirus, nda antivirus yo gutangira iyo virus uwitwa Jennifer arimo aragenda nyanyagiza mu bantu. Nda antivirus yo kuza nkica utwo dukoko tw'uburozi uwitwa Jennifer arimo araza agacira mu matwe y'abanyarwanda.
ndantivirusi yo kuza nkagarika uwo munabi n'uwo mujinya n'ubwo bugome bw'umuntu witwa Jennifer nta kindi kintu ari kuzana mu matwi y'abanyarwanda sibye uburozi n'ubugome uri kuzukumvisha yuko abanyarwanda gufasha witwa Theo Bose babireba ari ikibazo, ari ibintu bikomeye, ari ibintu bitakabaye. Nibyo koko wenda yarasambanye, nibyo koko wenda ninda yirirwaga muri abo bakobwa, ariko ntabwo bivuze ngo nimba Theo yarasambanye koko umugore w'abinzira karengane yayo mabu umugabo yanyuzemo. Ikindi kintu kuvuga ngo amafaranga witwa Theo Bose babireba yakoreye ari hehe cyangwa se agiye kadafashisha mu mugore we. Uwakubwira ngo ugize ikibazo buri kwezi uzajya wishyura 1.5 miliyoni za buri kwezi, wayabona? We Jennifer kano kanya uba muri gato yangahe? Uba mu nzu wishyura ngahe? Nimba utaho no mu nyengero wenda za Kigali kugira ngo ujye kuba mu tugeto tw'ibihumbi 20. Uwakubwira ngo wishyura 1.5 miliyoni buri kwezi, wayabona? Ese bwo waba ukomeye ufite amafaranga wamara imyaka 2 wishyura buri kwezi 1.5 miliyoni mu mafaranga ukazayabona? Tujye tuvugisha ukuri. Ikindi kintu gusambana nyeka yuko ni icyawe n'Imana yanga urunuka, ariko none ntago ari icyaha cyatuma umuntu agenda kabinzira karengane ibihe yanyuzemo. Kuko muribuka yuko n'uwitwa Dawidi nawe yigeze gufatwa n'icyaha cy'ubusambanyi, kandi yari umuntu Imana yizeraga yemeraga, ndetse Dawidi ku bantu bamuzi ari umuntu winginga uzuga gupfukamira Imana, yari umuntu Imana ubwayo yishimiraga ivuga ngo uriya akora ibyo nshaka. Ariko witwa Dawidi nawe yigeze kwicisha umujenerale we bitewe nuko yamusambanyirije umugore, aramwifuza, aramureba amaso yirari, aramusabika mujyamo, bituma sambana na Mukawuriya, uriya aramwica. Bivuze ngo icyaha cy'ubusambanyi kibaho, ariko ari nta nugarukira. Ikindi kintu ari n'abantu benshi rwose baba star rwose tunabagarukeho batangira kubona izina bakumva kuko bashatse ibintu byo gusambana, bashatse bike n'ibike wamugana DJ Brian ngo ntugustara. Hari ijambo witwa Bruce Melody ngageze kubwira Papa Cyangwe, anavuga ngo dukoranye indirimbo hite nagwa yakurwaza sida. Uzima yarivuze ni nko kumbwira ngo ngenda mutsenkoranye nawe indirimbo, abakobwa baje birwa muri DM yawe bakwandikira ngo duhure dusambane ntago wabona aho bashyize. Bivuze ngo na Theo Bose babireba yari afite yite yabukuriraga mu gusambana, ariko nanone hari indirimbo nziza yakoze zakuye abantu mu buyobe. Hari insengero yagiye ajyamo, amadini yagiye ajya kuririmbamo, akava ari abantu bihanye bagatura. Hari ahantu bajyaga bumva indirimbo z'umuntu witwa Theo Bose babireba, uzumvisha ari umupagani, ari umusinzi, bugakejya gusenga. Nibyo koko Bibiliya avuga ngo wenda hari abagenewe kuba ibyapa biyobora abagenzi nta nuwabitindaho, ariko nanone ntago bisobanuye yuko tudakwiye gufasha umudamu wa Theo Bose babireba. None tubikura kuri Theo Bose babireba tubishyira ku mudamu wa Theo Bose babireba. Ikindi kintu ntago bivuze ngo kuba uri kwivugira kurane rwawe ntago bisoneka abantu bose uri kubavugira. Waje uravuga ngo imiziki ya Theo yayiduhaga ari yo twamwatse. We nande we nimba utarashaka ko abandi bayishakaga. Tujye tuvugisha ukuri. Mu gihe wumva ufite umutima mubi we Jennifer, muri we wumva umutima wari mubi, wicira uburozi ngo uzubushyire mu banyarwanda, sibyo? Mu gihe wumva hari umutima mubi ufite muri we wiza ngo ucire uburozi ubucire mu banyarwanda, wamfura we. Nta rundi rwango, ariko nibiganiro ujye ukora ujye ubanza kubisukura ubwo ngiye gukora iki, ngiye kuvuga iki, kirangiza ubuzima bwa bangahe. Ese niba icyo kiganiro cyarerebwe wenda n'abandi 50,000 uza abantu wayobeje kuntu bangana, bari bafite wenda umutima wo kuba bafasha witwa Theo Bose babireba. Nguko sinavuga byinshi, mukane subscribe kuri YouTube channel, bagira ngo nzano nyebure nyizeho n'akanyafu wenda ku bantu babaza muri no mihanda bakavuga amanjwe cyangwa se icyo nakita ngo ni ubucucu umwuka byaramwe munambabarire, bagira ngo nzemba tsibire mbanyuza akantu kagakoni kunda nikomereze. Mukane subscribe kuri YouTube channel bayita Ella Nation TV, tujye tubana bya buri munsi. Ja bless.